iyo Bibiliya ivuze iby'uko mu ntangiriro haremwe umugabo nyuma urubavu rwe rukaza kuvamo umugore, ubihuza gute n'iby'abashakashatsi b'amateka bavuga ko mu myaka myinshi ishize icyitwaga umuntu uyu munsi cyari inguge? Ni ibintu bitabasha guhura habe na gato. Niyo wavuga ko abo Bibiliya ivuga ko ari Adamu na Eva barize inguge, nanone wasanga hari abandi bashakashatsi bakomeza bakavuga ko n'izo nguge nazo zakomokaga ku tunyabuzima tundi dutoya cyane. Biragoye kumvisha umuntu ko yavuye ku kanyabuzima gato yagereranya n'umubu kurenza cyane uko wamubwira ko ibisekuru bye bya mbere byaremwe n'Imana ari abantu ndetse bafite amashusho nk'ayo bafite uyu munsi. Mu kiganiro cy'ubushize nari nakubwiye uburyo buto iyobokamana ihuza na siyanse. Uyu munsi bwo sinzi ko biri bworohe. Bibiliya yo itangira amateka ivuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusa busa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri. Maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Imana iravuga iti habeho umucyo, umucyo ubaho. Imana ibona umucyo ko ari mwiza. Imana itandukanya umucyo n'umwijima, yita umucyo amanywa, umwijima iwita ijoro. Buragoroba buracya. Uwo ubu munsi wa mbere. Ibi nakubwiraga ni ibya Bibiliya. Dore rero uko siyanse yo ivuga ko mbere na mbere byari bimeze. Mbere y'uko umuntu abaho habanje kuremwa isi. Mbere y'uko isi ibaho habanje kubaho isanzure. Nanone isanzure ryose riboneka rikazaturuka ku kantu gato cyane umupadiri w'umubirigi witwa George Lemaitre yagereranyije n'umupira wa golfe mu cya 1920, ndetse ibi abyita Big Bang Theory. Ibi byaturukaga hehe? Uyu George yavuze ibi ari uko amaze igihe kinini yitegereza ibibera mu kirere, hanyuma akabona buri kintu cyose kiri mu isanzure kiba kiri kugenda ndetse kigenda kiyagura ibisa nk'uko igisasu giturika, ubundi umwotsi ugaturukamo ukagenda witarura habereye iturika, ariko uba na mwinshi. Ndetse ndamutse nkubwiye ko n'isi yacu ubwayo iba iri kugenda itazenguruka izuba gusa, ahubwo ifite umurongo umwe igendanamo n'izuba ndetse n'ibindi byose biri mu isanzure, wabyemera? Bitewe n'ibi byose bigendana, biragoye kumenya ko koko biba biri kugenda. Nyuma y'uko uyu mupadiri avuze ibi, undi musiyantiste witwa Edwin Hubble yaragarutse noneho mu cya 1960 atangaza ko yamaze kuvumbura ko ibirere byose cyangwa se galaxy bihora bigenda byitarura isi. Avuga kandi ko mu gihe kinini gishize isanzure ryasaga nk'irifatanye, ku buryo ubu ibyo tubona byose uyu munsi ari ingaruka z'ibyo nagereranya n'iturika. Aba bose bahurije ku kuba isanzure ryose ryaratangiye kubaho ari akantu gato cyane ariko gafitemo imbaraga nyinshi, zirimo enye z'ingenzi: force de gravité, force électromagnétique, force nucléaire faible na force nucléaire forte. Mu buryo butaramenyekana n'uyu munsi, ka kantu gato katangiye kuba kanini ariko bitihuta cyane, ariko bikamera nk'iturika ku buryo byasaga nk'imbaraga ziri kugenda mu kirere gusa. Iki gihe rero nicyo muri geography cyitwa l'heure de radiation cyangwa se ibihe by'imirasire. Nyuma yaho icyakurikiyeho ni iremwa ry'ibintu bifatika bigaragara n'uyu munsi. Ya mirasire navuze haruguru yari ifite imbaraga ku buryo iyo yahuraga yabashaga gukora ikintu cyitwa quark gluon cyangwa se quark gluon plasma, ari byo byavuyemo icyitwa quark. Ubu tuvugana ufashe ikintu gifite ibiro ukagenda ukigabanya cyane, bikarangira ugeze kure hashoboka, byarangira ugeze ku kantu gato gashoboka ku isi kitwa quark. Kugira ngo wumve uburyo utu tuntu twitwa quark twabaga tungana cyangwa se tuba tungana, akaremereye muri two gapima 0.25, hanyuma inyuma y'ayo mazeru ukongeraho 25.
iri remwa rero ry'utu tuntu duto niryo nanone ryaje gukura rivamo ibintu binini cyane ndetse bifite n'ibyo byinshi bikurikiyeho birimo n'isi dutuye uyu munsi. Isi ndetse n'iyindi mibumbe yose izenguruka izuba ni utu tuntu duto cyane zavuyemo, ndetse utu tuntu duto cyane twabyaye iyi mibumbe yose bivuye muri bya bintu nakubwiye byitwa quark navuze haruguru. Ni ukuvuga ko uramutse ufashe ubutaka ndetse n'amabuye bigize isi ukagenda ufata sample yabyo byose no ishoboka, byarangira ugeze ku kintu cyitwa quark. Ese ko twumvise aho isi yaturutse, umuntu we yaturutse hehe? Ubusanzwe inguge isa nkaho ariyo yabayeho mbere y'izindi zose, isa nkaho ifite isura y'abantu, ni yitwa Pielolopithecus catalonicus. Ibisigazwa byayo bigaragaza ko yaba yarabayeho mu myaka miliyoni 12 ishize. Gusa mbere y'iyi nguge, ibimenyetso byerekanaga ibindi bisigazwa by'ikindi kiremwa cyabayeho mu myaka miliyoni 38 ishize. Iki cyitwaga Ejopithecus zeuxis. Iki cyari gifite ibimenyetso nk'iby'inkende zitwa Cercopidecide. Reka twongere dusubire inyuma. Iyo usubiye inyuma cyane, usanga ikinyabuzima cya mbere kigeze kibaho ari icyabaye mu myaka biliyoni 3.7 zishize, cyangwa se imyaka miliyari 3.7 ishize. Iki kikaba cyari kimeze nk'igihingwa cyo mu bwoko bwa stromatolite kigaragara ko cyabaye mu bice bya Greenland. Mbere y'uko bigaragara ko iki kinyabuzima cyabayeho mbere y'ibindi byose, hari ikindi kizwi ko cyabayeho mbere y'ibindi byose muri 2016. Iki cyari kizwi ko cyabayeho, nacyo cyari kiri mu bwoko bwa stromatolite, cyo cyagaragaraga ko cyabayeho mu myaka biliyoni cyangwa se miliyari 3.48, ariko cyo kikaba cyaragaragaraga mu gace ka Pilbara, ni mu burengerazuba bwa Australia. Umushakashatsi wo muri kaminuza ya Wollongong muri Australia witwa Allen yifashishije aya makuru ndetse n'imyaka nababwiye mu kiganiro kibanza ko isi maze, ubundi yemeza ko ikinyabuzima cyatangiye kubaho hashize byibuze imyaka miliyoni 300 isi ibayeho. Kugira ngo tuze gusobanukirwa uko ikiremwa muntu cyabayeho, turabanza tumenye uko ikinyabuzima cya mbere stromatolite cyabayeho. Ubundi stromatolite ni inkomane y'amagambo abiri. Stroma bivuze ibintu bigerekeranye, ndetse na litos bivuga urutare. Stromatolite ni ikinyabuzima kiremwa bivuye ku bisigazwa byinshi biba byahuye by'amacyanobacteri. Icyo nicyo kinyabuzima cya mbere kigeze kibaho, ndetse ibindi byose byaje bigikurikiye. Nubwo kumvikanisha neza aho ikinyabuzima gihumeka nk'inyamaswa cyavuye, gusa n'ubundi ibimenyetso bigaragaza ko nk'uko iyi stromatolite yaremwe ari nako akanyamaswa ka mbere karemwe. Ibimenyetso bigaragaza ko mu myaka ya mbere y'isi habagaho ibihe bidasanzwe, ndetse bikaba ari nabyo byihishe inyuma yo kuremwa k'utunyamaswa duto cyane tutakiboneka uyu munsi. Mu cya 859, umwongereza wari umuhanga mu bijyanye n'amateka ndetse na biology, Charles Darwin, yashyize hanze igitabo cyitwaga On the Origin of Species. Iki cyasobanuraga neza uburyo ihindagurika ry'ibidukikije ari ryo ryihishe inyuma y'iremwa ry'ibinyabuzima, ndetse n'uburyo ikinyabuzima cyagiye gihinduka kugeza ku muntu tubona uyu munsi. Darwin we yavuze ko ibinyabuzima byose biba bifite aho bihuriye ndetse bikanahura n'ibibikikije. Mu cyo yise Theory of Evolution, asobanura ko iyo ibinyabuzima bishyamiranye n'imigendekere y'ibidukikije, biba bigoye cyane ko ibyo binyabuzima bizamara igihe kinini cyangwa se ngo byororoke. Iyo bimeze gutya, ibidukikije byo bitangira kwihindurira bya binyabuzima
ku buryo ibyo binyabuzima noneho bibasha kubaho muri kondisiyo z'aho biri. Aha ni nk'uko ushobora gutura ahantu haba urusaku rwinshi cyane ku buryo nyuma y'igihe kirekire uzasanga amatwi yawe yarabaye mato cyane, yarafatanye, utakibasha kumva urusaku cyane. Darwin we asobanura ko bishobora gutwara imyaka miliyoni magana, ariko bikarangira inyamaswa nka dinosaur ihindutse inyoni iyi tubona, bitewe n'uko ibidukikije bibona uko inyoni ziteye ari byo bizazemerera kubaho. Bishobora gutwara kandi imyaka biliyoni cyangwa se miliyari runaka, ariko akanyamaswa gato kangana n'umutubu wo mu mazi kagahinduka ifi nini nka shark n'ingano yayo, bitewe n'uko aho ituye ariko hashaka. Bishobora gutwara imyaka myinshi inyamaswa imeze nk'inguge igahinduka umuntu uhagaze wemye kubera ko aho atuye ariko hashaka. Nk'uko Darwin abisobanura, ushobora gufata imbeba zavukiye hamwe kuri nyina umwe ukazitandukanya, imwe ukayishyira mu Rwanda, indi ukayijyana mu misozi miremire yuzuye urubura muri Denmark y'amajyaruguru. Nyuma y'imyaka runaka birashoboka ko wasanga ya mbeba wasize mu Rwanda ikiri imbeba ndetse n'izayikomotseho zose ukazibona. Ariko wagera muri Denmark ugashaka imbeba yawe ukayibura, ukibonera inkwavu nazo nini cyane. Iri hindagurika ry'imiterere bitewe na environment nibyo Darwin yise microevolution. Uku niko rero siyanse isobanura uburyo umuntu tubona uyu munsi yagiye akahinduka ava ku tuntu duto cyane, ukagera ku kameze nk'inkende, ukagera ku kimeze nk'inguge, ugakomeza mpaka aho tugeze uyu munsi. Iyo urebye nko ku kanyamaswa kagaragaza ko kavuyemo umuntu, uragenda ukagera kure cyane ku kitwaga Plesidiapis. Aka kari kameze nk'akabeba kanini nanone gafite umugongo nk'uw'ipusi. Nyuma y'imyaka myinshi bitewe n'aho zabaga, zaje kugenda zibyimba imitwe ndetse ziba nini, ariko cyane cyane hagakura umutwe kurenza ibindi. Iyi mbeba yaje kuvamo ikindi kinini cyane gifite amaso ari imbere ndetse n'umutwe munini. Iki cyitwaga Carpoleste Simpson. Izi ebyiri cyangwa se iyi mbeba n'iyi nkubwiye ruguru zabayeho mu myaka miliyoni 66 kugeza kuri miliyoni 90 zishize. Iyi ni imyaka ndi kukubwira. Nyuma yaha haje kubaho ihinduka mu miterere y'ubwonko bwazo, ndetse n'amaguru ararambuka ku buryo zabashaga kugenda ku biti aho kwikururaho. Aha niho mu myaka miliyoni 53 ishize habayeho inkende ya mbere yitwaga Ejopithecus. Muri izi nkende inyinshi zatangiye kuzana amenyo atyaye, ubundi zigasa nk'izegutseho gato kandi zikagira ubwonko buruta ibindi bice byose. Izi nizo zitwa Proconsur, zari imvange y'inkende ndetse n'inguge. Inguge noneho yabayeho bwa mbere yeruye, yabayeho mu myaka miliyoni 12 ishize. Iyi nguge rero yo yaje ifite uburyo bw'imihumekere imeze nk'iy'abantu ndetse n'ijwi rijya kumera nk'iry'abantu. Iri jwi ryari ryihishe inyuma y'uko yari itangiye kugira umuhogo umeze nk'uw'abantu. Iyi nguge yitwaga Sahelanthropus chadensis. Icyakurikiyeho nuko ya nguge yatangiye kugendera ku maguru abiri, ubundi ikagenda yirukanka mu kirere mu gihe ishaka kwiruka cyane. Bituma havuka ubundi bwoko bushya bwitwaga Ardipithecus. Nyuma y'izi nguge zose, izaje nyuma zari zatangiye kugenda n'amaguru abiri kandi zinatekereza zikanavuga. Ni ukuvuga ngo hakurikiyeho inguge yitwaga Lucy, yari ifite amabere ndetse n'urutirigongo rugaragara. Nyuma haza Homo erectus, haza Homo heidelbergensis, nyuma haza Homo sapiens, ukagera kubo turi bo uyu munsi.
kuva aho twahereye hose kugeza ubu byaterwaga n'ihindagurika ry'ibidukikije harimo n'ikirere. Ntawamenya wabona mu myaka myinshi iri imbere natwe abadukomokaho bazajya batwiga mu mateka bavuga uburyo imiterere yacu yari itangaje. Reka dusoreze aho uyu munsi. Njye nitwa Regis, ndabashimiye cyane.